Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kohereza uwahoze ari maneko wa CIA mu Rwanda akarubuza kuba ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Ibintu byakomeje gutera benshi urujijo bakabihuza n'intambara ikorera mu burasirazuba bwa Kongo no kuba ingabo z'u Rwanda zitarigize zigaragara ziva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abenshi bakaba batangiye kwibaza ni ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zigiye gukora nk'ibyo zakoze muri Iran cyangwa muri Venezuela, gutangira kohereza abatasi bayo muri icyo gihugu bagiye kuba bagabamo ibitero cyangwa se bakoramo ibindi bikorwa byabo bigiye bitandukanye mu rwego rwo guca intege neza u Rwanda ndetse no gutangira kumenya neza koko niba u Rwanda rwohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se nanone bakinjira ubuyobozi bw'u Rwanda bakaboneka guhera hasi kugera ku hejuru. Ariyo mpamvu bifashishije iyo ngo bitwa Nick Checker, akaba yahoze ari CIA analyst cyangwa se umusesenguzi wa CIA, akaba nyine CIA akaba ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika busanzwe bukorera hanze y'igihugu. Kuri iki Perezida Donald Trump rero akaba yahisemo uyu nguyu Nick Checker akariwoza ko ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Uyu kandi nanone usibye ko yarabaye umutasi ndetse wa CIA akaba n'umusesenguzi CIA analyst, kandi nanone yabaye nanone umutasi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko nanone wa CIA mu barwanyaga cyangwa se mu bahatataga Al-Shabaab ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro cyane cyane muri Middle East n'ahandi hagiye hatandukanye kuri ya mitwe irwanira intambara za Islamic State. Mbaye ikaze kuri Zafu njye wumva no Olivier. Perezida Donald Trump rero yasabye ko nanone bwana Nick Checker abambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Uyu mugabo kandi yari n'umusesenguzi w'ubutasi ndetse wa CIA analyst ndetse akora cyane ku bibazo nanone by'umutekano n'ibya politike byo mu ihembe rya Africa, Horn of Africa ndetse no muri burasirazuba bwo hagati Middle East. Akazi ke kari gashingiye gusesengura amakuru ndetse y'ubutasi ajyanye nanone n'imitwe y'iterabwoba ya Al-Shabaab ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro. Nanone gukurikiranira ibibazo by'umutekano n'intambara mu bihugu byo mu ihembe rya Afurika birimo na Somalia, Ethiopia, Eritrea, Egypt ndetse na Sudani y'Epfo. Kandi nanone yateguraga raporo n'inama zihabwa nanone abayobozi bakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no kugira ngo nanone zifashe mu gufata ibyemezo bya politike n'umutekano muri ibyo bihugu nanone twavuze hejuru. Nyuma yo kuva muri CIA nanone yagiye gukora cyane muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ndetse ya Amerika, aho kandi yakomeje nanone gukurikirana nanone cyane politike ya Amerika mu bihugu nanone byo muri Afurika. Nanone kuba Nick Checker nanone agizwe nanone ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda ngo muri ibihe byo gusenya imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika ndetse n'inyeshyamba nyine muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse no kwa Perezida Felix Tshisekedi bwaramaze gutanga ubutegetsi bwe bwaramaze gutanga ikirego ariko u Rwanda irahaye rero mu Buholandi ndetse n'urukiko rwashyiriweho nyine mpuzamahanga rukurikirana ibihugu bishobora kubangamira ibindi imitwe yitwaje intwaro, kurwanya ibyaha bya jenoside ndetse n'ibindi. Ngo bigaragara ko uyu mutasi ashobora koherezwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda kubera izindi mpamvu. Gusa ibyo ngibyo nyine ibitekerezo bigiye bitandukanye abantu bakomeje gutanga kuri abana n'ibinguyu no kwagiye koherezwa mu Rwanda ni ibintu biri aho ngaho nyine. Amagambo aherutse gutangazwa rero na Colonel Nanga nanone uyobora ihuriro rya FC23 akomeje guteza impaka ndetse ndende muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yo kuva rero ku mugaragaro nyuma yo kuvuga ku mugaragaro ko bishoboka ko Joseph Kabila wahoze ari perezida w'icyo gihugu nanone yafata rero ubuyobozi bw'uyu mutwe, biratangaje cyane. Aya magambo kandi aje nanone mu gihe guverinoma ya Perezida Tshisekedi yatangira nanone imyiteguro y'ibiganiro by'igihugu ndetse bigamije rero gushakira umuti ibibazo bya politike ndetse n'umutekano bimaze imyaka myinshi cyane byugarije RDC cyane cyane nanone mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ikinyamakuru nanone cyitwa Forum des As cyatangaje ko nanone amagambo ya Colonel Nanga yakuyeho urujijo nanone kubivugwa ndetse kuri Joseph Kabila yaba afitanye umubano n'ihuriro rya FC23, bityo rero bigahita bishimangira ko uyu mugabo afitanye umubano nawe. Colonel Nanga kandi yavuze ko bishoboka ko Kabila yakwiyunga n'uyu mutwe ndetse akaba nanone yanawuyobora. Ibi nanone byakuriye rero impaka zikomeye cyane kuko Kabila ari perezida wa Repubulika igihe nanone umutwe wa 23 wa mbere warwanywaga n'ingabo za leta hagati mu mwaka 2012 n'umwaka 2013. Abasesenguzi rero bibaza rero ukuntu umuntu wayoboye urugamba rwo kurwanya M23 ashobora kongera kuvuga ko kuri iyo nshuro ashobora kuvuga nk'ushobora none kuyobora uwo mutwe cyangwa se iri huriro ndetse rishingiye rero kuri uwo mutwe. Hari n'abafata rero aya magambo nk'ibimenyetso cyerekana ko ashobora nanone kuba hari imikoranire yari imaze igihe nanone itazwe ku mugaragaro, nubwo nta bimenyetso ndetse bifatika biratangazwa ndetse bishyigikira ibyo birego. Mu mezi kandi ashize nanone ubuyobozi bwa Perezida Felix Tshisekedi bwagiye nanone bushinja Joseph Kabila kugira uruhare rero mu guhungabanya umutekano w'iki gihugu ndetse no kugirana umubano n'imitwe irimo M23. Kabila we yakomeje nanone guhakana ibyo birego ndetse avuga ko kandi ari ibirego bya politike bigamije nanone kumusebya ndetse no kumuca intege muri uru ruhando rwa politike. Nubwo bimeze bityo kandi nanone amagambo ya Nanga yongerera guteza izi mpaka ndetse nanone zo kongera gufata indi ntera ndetse no kwibaza Joseph Kabila ngo ni muntu ki kuri kino kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Joseph Kabila kandi mwibutse ko ari wabasha kurwana na M23 akaza kuyitsinda.
aza kuyitsinda ikaza no kurangira rero ihunze bagahungira muri Uganda, abandi bagahungira mu Rwanda, abandi bagahungira ahagiye hatandukanye. Loni kandi yongeye nanone kwamagana ibikorwa nanone bya FC23. Amakuru nanone yakurikiwe n'itangazo nanone ry'umunyamuryango w'abibumbye Loni, wavuze ko kandi FC23 ikomeje gutegekesha abaturage bo mu bice igenzura uburyo bunyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Raporo za Loni kandi zivuga ko kandi muri ibyo bice nanone hagaragara guta muri yombi abantu mu buryo nanone butubahirije amategeko, gufunga abaturage ndetse nta rubanza, gukorera rero abantu iyicarubozo, harimo rero n'irishingiye rero kwihohoterwa rishingiye ku gitsina, ku moko, guhatira abaturage gukora imirimo ku gahato ndetse no guhatira urubyiruko nanone kujya mu mitwe yitwaje intwaro ndetse nko M23. Loni kandi nanone isaba ko kandi ibi bikorwa nanone bihagarara kandi ko nanone uburenganzira bw'abaturage burindwa ndetse bukubahirizwa. Kandi FC23 ishobora nanone kutitabira ibiganiro by'imbere ndetse mu gihugu. Nyuma y'aya makuru kandi bamwe mu banyepolitike bavuga ko kandi ko bitazoroha rero ko abayobozi ba FC23 rero batumirwa cyangwa se bakitabira ibiganiro by'imbere mu gihugu. Perezida Tshisekedi yatangaje avuga ko kandi imbere y'ibiganiro nanone hakwiye nanone kubanza kubaho guhagarika imirwano no kubahiriza amasezerano y'amahoro. Abandi bavuga ko kandi nanone ibiganiro nanone bidashobora nanone gutanga umusaruro mu gihe kandi nanone hari impande zifite uruhare rero mu ntambara zisigaye rero inyuma. Ishyaka kandi rya Palu Gizenga ryatangaje ko nanone ryemera igitekerezo cy'ibiganiro by'igihugu, ariko nanone risaba nanone ko byaba ibiganiro birimo nanone impande zose z'abanyekongo, harimo rero n'abafashe intwaro. Iryo shyaka kandi nanone rivuga ko kandi amahoro ndetse arambye adashobora nanone kuboneka mu gihe kandi hari abanyekongo bamwe rero bakomeza guhezwa mu biganiro. Rivuga ko kandi nanone impamvu nanone mu nyamukuru nanone y'ibiganiro ikwiye nanone kuba gushaka ibisubizo nanone birambye cyane aho gushaka gutsinda uruhande rumwe, kuko rero ikinyamakuru cyitwa Le Point cyabitangaje. Palu Gizenga yavuze ko kandi nanone ko izitabira ibiganiro ariko nanone habanje nanone kubahirizwa ibintu bitatu by'ingenzi, nanone kubaha gahunda ya demokarasi n'intego ishinga n'itegeko nshinga n'impande zose zo kwemerana ku ngingo ndetse nanone zishyirwaho mbere y'ibiganiro, ndetse no gushyiraho nanone gahunda y'ibiganiro yemejwe kugira ngo nanone hatangire uruhande rwumva ruri kurenganywa.